Ubusobanuro bw'izina Alufa ni izina rishobora guhabwa abana b'abakobwa ndetse n'ab'abahungu. Alufa ni izina ry'ikigereki, aho inyuguti ibanza mu kigereki bayita Alufa. Rero Alufa bisobanura itangiriro cyangwa se ikibanza, ubwo ari umuntu yaba ari umuntu wa mbere. Rino zina Alufa ni izina rikunze gukoreshwa cyane n'abakristo, kubera yuko na Yesu ubwe yakunze kujya aryivugaho ati ni nge Alufa na Omega, ritangiriro n'iherezo. Rino zina Alufa ni izina rikunzwe cyane cyane mu gihugu cya Gambia, Senegal ndetse na Mali. Dore bimwe mu bintu 10 biranga abantu bitwa ba Alufa. Ikintu cya mbere kiranga Alufa, Alufa ni umuntu uzi kumvikana n'abandi. Icya kabiri kiranga Alufa ni umuntu uhorana inyota yo kumenya ibintu bishya ndetse no kugira ubumenyi butandukanye. Icya gatatu kiranga Alufa, Alufa ni umuntu utajya upfa gucika intege. Icya kane kiranga Alufa, Alufa ni umuntu ufite imyumvire y'uko ntawe atagera ndetse nta n'ikindi umuntu yakora we atashobora. Icya gatanu kiranga Alufa, Alufa ni umuntu ukunda kwishyira imbere. Icya gatandatu kiranga Alufa, Alufa ni umuntu uzi cyane kandi wasobanukiwe iby'amarangamutima n'imyumvire y'abandi. Icya karindwi kiranga Alufa, Alufa ni umuntu ukunda gukoresha imbaraga nyinshi mu bintu agiye gukora. Icya munani kiranga Alufa, Alufa ni umuntu ugira amarangamutima menshi. Icya cyenda kiranga Alufa ni umuntu wigenga kandi akamenya no kwiyubaha. Icya cumi kiranga Alufa, Alufa ni umuntu uzi gushyira ku murongo kandi akamenya no kuyobora. Amabara ba Alufa bakunda ni amabara yiganjemo icyatsi ndetse n'umweru. Imyuga ba Alufa bakunze gukora harimo ubwenjeniyeri, abarimu, abaganga, abaforomo, abakora mu mabanki, ba rwiyemezamirimo, abajyanama, abanditsi, abubatsi ndetse n'abakozi b'abahanga. Bamwe mu bantu bamenyekanye cyane kuri rino zina harimo Alpha Bukiyoko, wavutse tariki ya 3 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'1999. Uyu ni wo muri Monaco wamenyekanye cyane muri football. Hari kandi Alpha Rwirangira, uyu arazwi cyane mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. Hari kandi Alpha John, uyu yavutse mu mwaka w'1997, amenyekana cyane muri football. Hari kandi Alpha Diallo, uyu ni wo muri New York yamenyekanye cyane muri basket, yavutse mu mwaka w'1997. Hari kandi Alpha Sissako, uyu ni Umufaransa wavutse tariki ya 7 z'ukwezi kwa 3 mu mwaka w'1997. Uyu nawe yamenyekanye muri football. Rero niba witwa Alpha, uzi cyangwa uturanye na Alpha, mwifurije kugira ibihe byiza. Nawe wari uduteze amatwi, reka mwifurize gusagambamo amahoro y'Imana. Reka ngusabe gukora subscribe niba utarayikora. Nitwa Aimable Niyongira, munyemerere duhura ubutaha.